Ndabaramukije mwese muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiro. Muraho neza? Imana ishimwe cyane ko ikomeje kuturinda muri ibihe bibi, ibihe bigoye, ibihe bikomeye. Turashima Imana cyane ko ikomeje kubana natwe. Uyu munsi turaganira umutwe w'ikiganiro avuga ngo igihe cyacu hano mu isi n'impamvu yacyo. Dutangire dusoma amagambo ari mu gitabo cy'umubwiriza ibice 3 umurongo wa 2. Haranditse ngo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. Ndongera nsubiremo rimwe ngo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. Uyu munsi ndagira ngo twiganirire ku gihe cy'umuntu hano mu isi. Hagati yo kuvuka no gupfa harimo igihe. Icyo gihe gishobora kuba kinini cyangwa se gito, gishobora kuba umunsi umwe cyangwa se kikaba imyaka. Icyo gihe nicyo cyitwa ubuzima. Ubuzima jewe nawe turimo none. Burya ubumenyi bwacu bushobora kumenya gusa bikeya ku byamaze kuba na bikeya ku biri kubera mu gihe tugezemo. Tukagira n'ubumenyi hafi ya ntabwo ku bizaba ejo hazaza. Cyakora tukarushanwa ubushobozi mu guteganya no gukora igereranya ryabyo, ariko ntawe ubuzi neza ibyo ari byo mu by'ukuri. Ubwo ndavuga ibizaba mu gihe kizaza, ariko hari ibyo nzi neza nahamya ngashyiraho akadomo nkavuga ngo ibi ndabizi koko. Nzi neza ko jye nawe twavutse ari bwo buryo twinjiriyemo hano mu isi, kandi ikindi nzi nuko hari igihe tuzayisohokamo, tuzapfa. Ubu buzima butangirana no kuvuka bukarangirana no gupfa. Hagati yo kuvuka no gupfa buri muntu wese afitemo igihe, nta muntu n'umwe uzi icyo gihe uko kireshya. Gusa icyo nzi neza nuko icyo gihe gishira, maze umuntu n'ibyo yakoze bigahinduka amateka. Icyo ni icyerekezo cya buri wese, uhereye ku mugaragu ukageza ku mutware. Bose binjira kimwe bagasohoka kimwe. Binjira bavutse bagasohoka bapfuye. Umuntu wese ufite umubiri hari igihe kizagera maze umubiri n'umwuka bitandukane. Ibyo nibyo byiswe urupfu. Uyu mubiri tugaburira, tukawukarabya, tukawusiga cyane, tukawambika, tukawutera ibihumura neza, tukawurimbisha ibihenze, tukawutakisha amabuye y'agaciro, maze tukawutuza heza buri wese ashoboye. Hariho umunsi uzagera maze utandukane n'ububasha bwo kuba muri iyi si, maze igihe cyawe kikaba kirarangiye. Uwo munsi nta kintu na kimwe kizawuhagarika. Uwo munsi tuzasiga ibyo dutunze byose, imiryango, inshuti n'abavandimwe, tuzasiga ibyo twavunikiye, tuzasiga na bya bindi byadutesheje umurongo bigatuma dushwana n'abantu, tukanga abo twagombaga gukunda maze tugahimuka. Rimwe na rimwe hakaba n'igihe tugira uruhare mu gukura abandi mu buzima, kandi natwe turi mu rugendo rumwe nabo rwo kubusohokamo. Ese koko niba ari uko bimeze, koko ni iyihe mpamvu ituma twangana, tukicana, tukagambanirana? Umuntu akicisha abandi, umuntu akanga abandi, umuntu akicisha abandi ngo agire ibikingi, ariko bikarangira ahambwe mu mwobo mutoya cyane. Kwibagirwa iby'uru rugendo rero bituma abantu barushaho kwikunda no kwifuza ko abandi baba bisa, maze bakikubira iyi si n'ibyayo bonyine. Ariko burya twese turi abagenzi. Umugaragu w'Imana Yobu we yari abizi, kandi byamugiriye umumaro munini mu kubana n'umuremyi we no kubana n'abandi bantu, kuko kumenya igihe cye byatumye anamenya uburyo bwo kugikoresha. Yobu niwe wavuze ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubitwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Reka nsubire muri umurongo Yobu yavuze, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubitwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Aha Yobu yashakaga kuvuga yuko
ibyo afite byose nta na kimwe yazanye yaje abisanga, kandi nta n'ibyo azatwara. Nta kintu na kimwe dutunze twavukanye twaje tubisanga hano mu isi, kandi ni nako tuzabisiga. Ese wowe ibyo ujya ubitekereza, ujya ubyibaza? Hari igihe uyu mwuka duhumeka uzahagarara. Sinzi uko bizagenda ngo bibe, sinzi n'aho bizabera, gusa nzi ko bizabaho kandi kuri twese. Ariko hari ikintu cyangombwa umuntu wese uri muri ubu buzima agomba kuzirikana, ni uko uwagushyize muri ubu buzima azakubaza icyo wakoresheje kiriya gihe kiri hagati yo kuvuka kwawe no gupfa kwawe. Umunsi wo kuvuka no gupfa ni iminsi ikomeye cyane mu mateka y'umuntu. Twavuga ko umwe ari umunsi wo kwinjira, undi akaba ari umunsi wo gusohoka. Cyangwa se twavuga ngo umwe ni umunsi wo gutangira, undi ni umunsi wo kurangiza. Cyangwa se twavuga ngo umwe ni umunsi wo kuhagera, undi ni umunsi wo kuhava. Ariko hariho undi munsi ukomeye cyane, uwo ni umunsi wagombye kuba umunsi wa gatatu mu mateka yawe. Uwo munsi ndashaka kuwukubwira none. Ni umunsi wamenyeho icyatumye ushyirwa muri ubu buzima. Ese waba warigeze wibaza uti ninde wanshyize muri iyi si? Yayinshyizemo ngo nyikoremo iki? Nta kintu giteye ubwoba nko kuba uri ahantu utijyanye, ukaba utazi uwahakujyanye n'icyo yahakujyaniye. Ngaho bitekereze nawe ubyibazeho. Kuba uri ahantu utijyanye, ariko ukaba utazi uwahakujyanye, ukaba utazi n'icyo yahakujyaniye. Tugiye tubaho ubuzima bumeze gutyo, ubu twaba twiberaho ubuzima bumeze nk'inyamaswa. Ndagusabye ngo uyu munsi ukubera umunsi udasanzwe, umunsi wo kumenya no kuzirikana impamvu uri muri ubu buzima. Bibiliya ibitubwirira icya ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ayo ni amagambo dusanga mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 10. Mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 10 ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tubigenderemo. Iyo niyo mpamvu Imana yadushyize muri ubu buzima, kandi nawe ubizi ariko ukaba utabyitayeho, birasa no kutabimenya kuko ingaruka ari zimwe. Gusa nzi yuko twabyemera tutabyemera, twabimenya cyangwa tutabimenya, nyuma y'ubu buzima hazabaho urubanza, urwo twese tuzabamo kugira ngo tubazwe uko twakoresheje iki gihe twahawe. Nk'uko biri bitubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 9 umurongo 27 ngo kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Ndasubiramo ngo kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Twabonye ko Imana yaturemeye imirimo myiza, ariko atari muri twebwe ubwacu, atari mu madini cyangwa se n'ahandi, ahubwo ngo ni muri Kristo Yesu. Bisobanuye ko bidashoboka ko wabasha guhagarara ku murongo Imana igushakamo utari muri Kristo Yesu, umurongo wo gukundana nayo nk'umwana n'umubyeyi, ugashobora gukora imirimo myiza kandi ukaba umuragwa mu bwiza bw'Imana. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 1 haratubwira ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Uyu ni umurongo mwiza, umurongo w'ibyiringiro, umurongo utanga icyizere. Ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Umuntu wese uri muri Kristo Yesu nta teka azacirwaho. Nagira ngo nkubwire ngo kugeza uyu munsi Yesu aracyagutegereje kugira ngo ahishe ubugingo bwawe. Ndakwinginze ngo kugira ngo uyu munsi ufate icyemezo cyiza, ntomere nka Isawu waguranye ubutware bwe igaburo ry'umunsi umwe, maze akaza kubaho abyicuza mu gihe cye cyose cyo kubaho. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane we twabanye. Imana ikomeze ikugirire neza. Dusenga Imana. Mana Data, Mana nziza, Mana itanga kubaho, Mana itanga ubuzima igatanga ubugingo. Duciye bugufiya cyane imbere y'amaso yawe, turasenze Mana. Dore twagize ikibazo cyo kutazirikana igihe cyacu, twagize ikibazo cyo kutazirikana uwaturemye. Ibyo bituma umurongo utakara, bituma tuyoba.
ariko turakwinginze kuri uyu mwanya nyakubahwa kugira ngo utugirire neza, kugira ngo utwigishe, wongere utuyobore mu gihe dushaka gusobanukirwa, kumenya abo turi bo, kumenya igihe cyacu no kumenya uburyo bwo kugikoresha. Data wera, turagushimye ko watanze Yesu kugira ngo adufashe muri ubu buzima. Urakoze cyane. Ndasabye kugira ngo buri muntu wese ugiye gufata icyemezo cyo kukugarukira umugirire neza, umwambike imbaraga zawe kugira ngo ashobore, kugira ngo abashe, kandi umunezero wo kubana nawe ube muri buri wese wumvise aya magambo. Ni mu izina rya Yesu dusabye, urakoze. Amen.